isa nisobetse. Mbahaye ikaze iwacu Nyamineke ngo tubasangize uko tubayeho nuko tubanye umenye amakuru yaho ya buri munsi. Ni mwikinamico isa nisobetse. Isa nisobetse. Umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo. Ufite ubumuga agira ijambo. Twubaka umuryango udaheza. Umwana agira uruhare mu byakorerwa. Eshe ndangamirwa y'urwego mukuru w'indatirwa bahizi impumuriza imfizi isana nyina ibizigira ibinganya n'intare ya Bisingo. Nkunda ko yica abagoma umutindi ntapfa arahanuka. Ariko uza amazina y'inka we. Ndayazi nyine. Ahubwo ibi wagiye ubikora mu bukwe ko basigaye batanga amafaranga. Reka sinagira aho ngurisha umuco ngo na amafaranga. Angweke. Nabikorera inshuti yashingiye. Ariko nawe rwose ubuse wabura icyo yakoze kubona ya Debora y'ishuri yadushajije. Yewe amafaranga y'uyu mukobwa yarantesha umutwe. Amahirwe nuko ari umuhanga umuntu akaba avuga ati nyatangira ukuri. Ese bya bindi batubwiraga mu nama arabimuganirije bankundi. Uravuga bimwe byo kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere se? Na bimwe bavugaga ngo bijyanye n'imibonano mpuzabitsinara. Kandi nari nzi ko ari wowe uzabimuganiriza. Uyu mugorera umugabo se niwe wajya kuganiriza umukobwa w'ibyo bintu? Kubera iki se? Uriya waduhuguraga ntiyari umugabo? Herego ugomba gufata inshingano nk'umutware w'urugo. Icyo nshinzwe no kubahahira. Gusa se ubundi babibyomanze ibyo ntibindeba. Uranyumvira ra? None ko mbona uriya mukobwa kumuganiriza ntazabishobora. Ariko se kuki utabishobora? Ubona ko ahisha utuntu twe. Kandi hari n'ibiteye isoni ubona kuganiriza umwana utabona aho wabihera. Niba urasubona ko ari ngombwa bazi. Cyane ahubwo. Uza abana bagwa mu bishuko kubera kutamenya. None se ko nge numva ntabishobora urumva bizagenda gute wankundi? Ariko se kuki ushaka kuntirana kuri icyo kibazo? Umwana kugira uburere se inyungu yacu twembi. Baba we mbega inzara. None se ko narwaye ihangane. Gusa ubu ngubu mbona dutangiye kubora aribwo tukiva mu kwabuki bizagenda gute koko? Ihangane sheri bambwiye ko umuntu akimara gusama amera gutya ariko ngo nibitinda. None se ibyo bintu koko ngo bimara igihe kingana gute koko? Ngo ni amezi 3 umuntu amaje gusama. Ngo amezi 3? Koko ubwo umuntu yaba bahate? Nyine umuntu agira ibibazo byo kugira isereri ariko iyo bituje umuntu agira icyo yikorera. Buse ndajya ku kazi nino nzara koko. Yewe ahubwo ndibutse n'amasogisi yanjye ntabwo afuze. Ese sheri wache tugashaka umukozi koko? Angwake amafaranga mpembwa bayahemba mu mukozi koko tukazabaho gute? None se cyuro umusore nta mukozi wagiraga? Uko mariki ko byose nari mbyishoboreye. Ngo iki utabeshye se imirimo ni wowe yikoreraga? Yewe ngewe najyaga ku kazi ntetse ibyo ndya saa 6 ubundi naza ngashyushye. Ibintu byo gufura nabikoraga nijoro cyangwa se nkabikora muri weekend. Nese sheri nicyo wabaye gituma no kwifurira amasogisi utakibishobora. Kuki sheri none se sinarongoye? Ku buryo yakwemera tukabura ruzi ko ndwaye kandi uzi guteka koko? Ariko ibaze sakindi no masafuriya nawe sheri nuko muri dote nari meze nk'umwami. Ako sheri ko twashakanye ngo dufatanye byose kuki utekereza gutyo koko? Ubwo se gushaka umugore bya bitaniye he no kuba umusiri bateri koko? Sheri nanjye reka nkubaze ujya gushinga urugo n'uwe mujyanama wari ufite? Tebo ko wazindutse bitera? Uyu munsi dufite quiz rero hari byo tutise tugiye kunyuzamo amaso. None se bite hano ku muhanda kudakomeza kujya ku ishuri? Ni byiza ndindiriye mushuti wanjye witwa Rado. Atabari ku muhanda rwose mba ngusuhuje. Ubundi se ntabwo ngushuhuje? Iyo guhereza umuntu ikiganza se nukuramukanya sha. None se baramukanya bate? Ubundi iyo utambaye uniforme y'ishuri nari kuguhobera urukumbuzi rugashira. Urukumbuzi? Aka kanyara ejo bundi sibwo papa yantumye wawe? Winyibutse uriya munsi buriya nabonye ukuntu uri umwana mubi rwose kandi umunyabwoba. Nabonaga ibyo ushaka nge ntabyiviramo. Nizere ko utagiye untaranga muri bagenzi bawe. Reka yewe se njya mvugaguzwa. Naho biriya byo
bishobora kubaho nyine iyo wakunze umuntu ukumva wamusoma, ariko nyine nabonye wanze ndakureka. Dore radaraje, reka tugende. Gusa ubundi mwagiye muhamagara naho kugira ngo utegereze utazi niba yahise. Ngewe se hari fone ngira, gusa warayifite. Ngo iki? Shawo umukobwa mwiza nkawe ko ukaba udafite telefone? Nayo pe. Reka nkubwire nzayikugurira rwose. Iwe uravugisha ukuri cyane. Uzi ukuntu nkunda telefone. Yawe. Ya papa. Urumva? Ejo uzaze kundeba iwanjye. Ariko uzibuke ko ari ibanga kandi ntuzaze wambaye uniforme. Yego. Urumva? Ngaho rero reka ngende. Ubwo gahunda n'ejo. Murakoze. Sharadu, ziko nagutegereje. Uriya mugabo yakubwiraga ibiki Shadebo? Mana we, uriya muntu yarankunze Sharadu. Ngo iki? Uriya se burasi umupapa? Sha simbizi, ariko nagiyeyo papa numye mbona ba wenyine pe. Ngo? Ubwo uzabyitondemo rero utazagwa mu mutego. Ngo mu mutego? Mu mutego se nge ndi umwana. Ubwo uzikanyemereye na telefone, maze ejo nzagiye kuyifata. Ngo? Yego phone urayikeneye. Ariko se nugerayo ukabona hari ibyo yifuza kuri wowe kugira ngo ayiguhe, ubwo uzabyemera. Giti ko ajyango no munzenzera. Sheri. Karame. Urukundo rwasa rwose. Ariko ibindi reka. Nese Sheri, kamazi nawe ibona nta yarimo ndabigirana. Nubwo rero ukuntu bigira nta kuri byagenda. Ubwo se ndabigirane kubona ndanasamye nayo yanguye nabi. Umva nkubwire rwose. Nakubeshye ntabwo nenze ko gushaka ari gutya bimera pe. Utangiye kwicuza aka kanya koko? Narakubangamiye se? Uye ntabwo ambangamiye rwose. Ariko ntabwo nenze ko nzahura n'imirimo ingana gutya. Waruzi ko bizagenda gute se Sheri? Mu byukuri nenze ko rwose rugari paratizo. Nkabanze ko umugore azakora imirimo yose. None ngo kuvoma ngo rimwe na rimwe ngo kwifurira. None se Sheri, ubona ndi umunebwe? Oya ntabwo ari cyo mvuze pe. Ndabibona ko imirimo ari myinshi mu rugo. Ariko kwiriye kwiguka abandi bagore babigenza imirimo yose bakayikora bakayirangiza, ariko ntibe ngombwa ko basuzuguza abagabo babo ngo babafashe imirimo. Nuko ugomba kubyigada. Basuzajya bituriza nzajya mbikora Sheri, sibyo? Ntiwumva ahubwo. Yewe dore muringa reka amaguruka nkobere mana yanjye we uraho neza dore cyane nakuze yabaye inkumi yabaye mwiza koko mana yanjye we ayiwe umukobwa se ko namuzi urawe mukobwa uraho Sheri uyu ni wa mukobwa nakubwiraga mama wacu afite ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Ubu se namenye muganiza gute kokora ndabigenza gute mwa bantu uraho ntureba ko arimo kunshira amarenga se amarenga nziho bike burya Sheri ubari kuvuga ngo iki aravuze ngo yarangije segonderi none mu rwego rwo gushakisha ubuzima yifuje kuba hano. Ye baba we mbega amatabya y'amavuta we umva mubwira hagume rwose umva tubonye umuntu uzajya udufasha imirimo umva Sheri gera usohora amakobo yanjye yose kuntu yari yarabaye rwose ari kuvuga ngo iki ngo hari ahandi yasabye akazi none yaje ngo yitegure ikizamini. Ku kizamini ibyo by'akazi se yagakora hehe umva Sheri mubwira ibyo by'akazi abere cyazaguma hanga azajya dufasha imirimo mu rugo urumva mubwire ko kwezi nzajya mwishyura 5. Ngayo nguko ayo niyo makuru ari Nyamineke. Inyamineke haje umukobwa utavuga ntiyumve. Ubanza ikibazo cy'imirimo mu rugo kwa Sakindi kigiye gukemuka burundu. Debora ashobora kuba agiye kujya avugana n'inshuti ze kuri telefone. Ese aho gahunda yo kujya kuyifata kwa Gacondira cyakomeje ra? Umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo. Isano isobetse ni ikinamico mbonezamubano mugezweho n'umuryango Sewing Hand Rwanda. Mukeneye kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyo mwibaza ku byavuzwe mu duce tw'isano isobetse, mwabinyuza ku rukuta rwacu rwa Facebook n'ukwandika isano isobetse cyangwa mukohereza ubutumwa bugufi kuri telefone yacu igendanwa ariyo 0788 47 64 39. Iyi nimero ikoreshwa no kuri WhatsApp. Naho ubutaha twubaka umuryango udaheza.
anagira uruhare mu byakorerwa.